Hi inshuti zanjye abavandimwe banjye nanone ni umukobwa Noani nagarutse. Nari mbakumbuye twari tumaze igihe kinini ntaboneka, nari mfite ibintu byinshi byampugije bitandukanye. Njye nari mbakumbuye cyane, ndabizi namwe mwarimo nkumbuye kuko ndabizi iyo ntuzeho akantu umbwira ati tumaze iminsi tutakubona twari tugukumbuye, nkaba nzi ko nubwo hari ahantu heruka kujya ariko mfite abakunzi bari bankumbuye. Mwarakoze kunkumbura, ariko ndagira ngo mbizeze ko noneho naje pe, nubwo ariko muramvuga ariko naje cyane. Hanyuma amashimwe ni menshi kubera ko ubuzima tuba dufite byinshi tubura nabyo, inshuti, abavandimwe, uburwayi hirya hino ntabwo biba bimeze neza, ariko iyo umuntu abonye ari amahoro akabona araryama akabyuka ari muzima, abavandimwe n'abatabarutse ukumva ko ari abantu bari bakuze n'urwego gutabaruka umuntu apfuye birababaza, ariko hari umuntu mu by'ukuri ushobora gutabaruka, yatabaruka kubabara ni ngombwa kubera ko umuntu ukunda iyo umubuze uzi ko utazongera no kumubona, mu by'ukuri ni ibintu biba bibabaje pe, ntiwabura no kubabara kuko aba ari umuntu wawe utazongera kubona ukundi. Ariko hari umuntu upfa byibuze ukabona ko yaracivinze amaze kugira aho yageze kuri byinshi, asize abana, asize abuzukuru, ukabona ko mu by'ukuri afite impamvu yo kubaho, yagize igisobanuro. So rero natwe wenda abo ngabo baba aribo batashye, yego birababaje, ariko Imana ishimwe kuko nta batuzengurutse ba hafi bakinitse babajene. Turi gushima Imana no kuba natwe tukiri bazima, ni amashimwe. Nabo byabayeho ni ukuri nimwihangane, iyi si niko imeze, iyi si igira ibibi ikagira n'ibyiza, umva mbese iyi si ni imvange isusuma, niko tuyibayeho, tugomba no kwiga kubana nayo kubera ko iyi si birazamuka bikamanuka, so niko biba bimeze. Rero naje umva ubu ngubu ngiye kuzajya mbahereza, murabizi ko content yacu ari ibiriho rero ni ibintu ibyo ari byo byose biri ku isi, bishobora kuba ari ibintu byiza, bishobora kuba ari ibintu bibi. Ibiriho ni ijambo ryagutse cyane tutanavuga ngo turirangize. Ibintu byose tubibona mu bintu biriho, ibintu byose tubibona mu bintu biri ku isi. Ibyo nzabazanira byose ni ibiriho, ibyo nzabahereza byose ni ibizaba byabayeho, cyangwa se ibyo tubona. Nzabazanira abatumirwa batubwire ku bintu biriho duhura nabyo, tubona n'ubuzima bwacu bwa buri munsi. So rero ni gutyo, ntabwo nzongera kubicisha irungu ukundi, ntabwo nzongera, munambabarire bakunzi banjye kubera ko nabicishije irungu, ntabwo bizongera pe. Hanyuma rero mu kanya ngiye kujya mu bukwe, ngiye gutangira mbahereza show. Hari ubukwe ngiye kujyamo mu kanya, ni reception by the way, ariko ndashaka munze kubereka ukuntu ibintu biraba byitwaye muri ubwo bukwe, ukuntu turaba twishimye twizihiwe. Mbereke na band dukorana, bande nziza ikora neza, abacuranzi babizi, baririmbyi babizi, nanjye ndimo. Umva rwose tugukorera ibintu byiza ukishima pe, tukaryoshya ikirori cyawe ku buryo gisigara abantu batekereza donc kiri mu mitwe y'abantu, ikirori cyawe ku buryo gisigara mu mitwe y'abantu bakavuga ati yes, ya bande. Ntuzajye kure, muzanshake, nzabagezaho ibyo byiza, cyane cyane ko ndaza kubereka, mukareba ukuntu ubwo bukwe buraza kuba bwifashe, mukareba performance yacu ukuntu tuba twahatwitse pe, turahatwika rwose ntacyo dusigaza inyuma. Ubwo rero ngiye kujya mu bukwe, ubwo bukwe buri bubere arena, nyine mbijeje kubaha updates, abahereza update y'ukuntu
buri biraba bumeze ukuntu biraba byitwaye ntabwo bibajyana kure rwose. turaba turi kumwe 5 kuri 5. ubwo nanjye mu kanya ngiye kwitegura naha mu kanya ubundi tuze kubana muri show. murakoze cyane. Umukobwa wanyu utagiye kongera kubicisha urungu na rimwe. Thank you so much.